Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Reka nongere mbashimire uburyo mubana nanjye kandi kuri channel yanjye. Njya mbona commentaire yenda ntago nazisubiza zose, ariko njya ngerageza kujyaho nkazisoma mu by'ukuri, kandi ndabashimira. Kira ni kigaragaza ko icya mbere murankunda, n'urukundo rubatera gukora biriya. Ikindi cya kabiri, munyifuriza ibyiza, munyifuriza nanjye gutera imbere nkazamuka, kandi nanjye nibyo mpora mbifuriza. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagirire neza. Nzajya mbasengera kandi ndabizi neza yuko iyo umuntu asenze bijya birema ibyo umuntu atabasha guhundi. Muri make amasengesho ajya arema ibyo umuntu atabasha guhundi. Rero ibyo ntabasha kubaha iterambere ntabaha, iterambere ntabagezaho, murambwira Imana ngo izabageza harenza aho mwifuza. Abafite ibibazo Imana ibikemure, abarwayi Imana ibakize, buri umwe wese ukeneye Imana imwereke bingana nuko ayikeneye. Rero reka nongere mbashimire kandi mbahe ikaze mu ijambo ry'Imana. Abari hafi n'abari kure, Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane kandi ndabizi neza yuko ngewe namwe tuzagera kure kubera Imana. Reka dusenge. Turagushimiye ko nta yindi Imana ihwanye nawe, nta yindi Imana imeze nkawe. Reka tugushimire umwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe, rikora icyo waritumye mu mitima bagiye kuryakira, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome mu gitabo cya kabiri cy'Abami. Turasoma duhereye ku murongo, igitabo cya kabiri cy'Abami 18, dusome duhereye ku murongo wa mbere. Hari ijambo rivuga ngo, kandi Elisa yari yarabwiye wa mugore yazuriraga umwana ati, haguruka n'abo mu nzu yawe ugende usuhukira aho uzashobora hose, kuko Uwiteka ategetse ko inzara itera ikazamara imyaka 7 mu gihugu. Nuko umugore arahaguruka abigenza atyo, akurikije ijambo ry'uwo muntu w'Imana, ajyana n'abo mu nzu ye asuhukira mu gihugu cy'Abafilisitiya, amarayo imyaka 7. Iyo myaka 7 ishize, uwo mugore arasuhukuruka ava mu gihugu cy'Abafilisitiya, araza atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye. Muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gihazi, umugaragu w'uwo muntu w'Imana, amubwira ati, ndakwinginze untekerereze ibikomeye Elisa yakoraga byose. Nuko agitekerereza umwami uko yazuye uwapfuye, uwo mwanya wa mugore yazuriraga umwana baraje, atakambira umwami kubw'urugo rwe n'igikingi cye. Gehazi ahera ko aravuga ati, nyagasani mwami, nguyu wa mugore n'umwana we Elisa yazuye. Umwami abibaza uwo mugore, arabimubwira. Umwami ahera ko amuha umutware w'umuhesha, aravuga ati, umugarurire ibye byose n'ibyo yasaruye mu mirima ye byose, uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu, amen. Wowe unteze amatwi, wowe turi kumwe, mupapa, mumama, musore nawe mukobwa, ufite icyo wanyazwe mu buzima. Hari ijambo ry'ubuhanuzi nkuzaniye, kandi riraza gukora icyo Imana yaritumye. Imana yakuntumyeho nkubwire ngo ije kuguha umuhesha uguhesha ibyawe. Hari umuhesha Imana izanye ugiye kuguhesha ibyawe. Nagutumyeho ngo nkubwire ngo ugiye kwakira umuhesha, ugiye kwakira umuhesha, ugiye kwakira umuhesha uguhesha ibyawe. Bibiliya igaragaje amateka. Uyu mugore murabizi uburyo yagiriye neza abakozi b'Imana. Ni wa mushunemu kazi.
mujye mukora neza, ineza ntabwo igihera. Ujye ugira neza mu gihe ushoboye kugira neza, ineza ntabwo igihera. Yaba ntoya yaba nini, ineza ntabwo igihera. Nk'uko n'inabi idahera, n'ineza ntabwo ihera. Nguzi gukora neza ntabikore bimubera icyaha. Reka mbabwire ngo mbifurije gukora neza mu gihe mufite uburyo bwo gukora neza. Uyu mugore yagiriye neza abakozi b'Imana, muzi inkuru y'uburyo bajyaga banyuriwe, aza kubahamagara ngo akajya bakira, ngo yumva ntabwo anyuzwe nabyo, asaba uburenganzira umugabo ngo babubakira akazu hejuru y'inzu yabo. Ntekereza ko ari we etaje yaturutse, ngo umugabo arabyemera, bubaka akazu hejuru y'inzu yabo, bashyiramo ibikoresho, bashyiramo buri kimwe cyose cyari gikenewe n'uburiri, ngo uko abakozi b'Imana bahanyuze bakabacumbikira muri ya nzu bubatse hejuru. Haleluya, haleluya. Iri jambo rigira icyo risiga muri wowe. Wowe utagiraga neza rigusigire kugira neza. Wowe wakoraga neza ukomeze ugire neza, ineza ntabwo ihera. Kandi reka mbibutse, iyo ugira neza Satani arakurwanya kuko azi neza ko kugira neza birimo umugisha. Akora icyatuma udakomeza kugira neza, agatuma uhemukirwa n'abo wagiriye neza, bigatuma wicuza neza wagize kugira ngo ejo uzareke kugira neza. Ariko ntukabuzwe kugira neza n'abo wagiriye neza bakakwitura inabi, kuko nubwo batakwitura ineza wagize, Imana izanyura ahandi hantu ikwiture ya neza wagize, nubwo abayikwituye atari bo wayigiriye. Reka mbibutse ko abantu bahemberwa muri banki bose ntibakora muri banki. Ushobora kugirira neza John ntakwitura ineza wamugiriye, ariko ukazayiturwa n'umuntu utanazi akakugirira neza utarayimugiriye, kuko Imana imunyuzemo ngo ikwiture ya neza wagiriye John utarayikwituye. Bano bantu ntabazi, nta n'icyo abateye, nta n'icyo abashakaho. Igihe kimwe ngo baza kuganira, Elisa abaza Gehazi ati ariko uyu muntu watugiriye gutya twamugenzereza gutya, twamukorera iki? Baza kumuhamagara, aturashaka kumenyekana, uratireka nibera mu bacu, ngo ufate inyuzwe n'uwo ndiwe nta bidasanzwe. Gehazi aza kubwira shebuja ati ariko hari amakuru, nta mwana w'umuhungu afite. Murabizi ukuntu byagenze, aravuga ngo umwaka utaha iki gihe muzamumukikiye umwana w'umuhungu. Undi aravuga ati wibesha muntu w'Imana. Aravuga ati yewe ntago nabagira ibi kugira ngo mungiture, wibesha. Kuba yavuze ngo wibesha muntu w'Imana, yabonaga ibyo avuga bitazashoboka. Hari ahantu umuntu agira akabona iby'Imana ivuga ntibizakunda, ariko yavuga iby'Imana ivugira bishoboye, iby'Imana ivugira bishoboye. Ntiwibaze ngo bizaca hehe, Imana ifite inzira zayo yageneye izanyuza mu ibyo yakubwiye. Igihe cyaje kugira ntatinze, umwana araboneka. Amaze kuboneka, Bibiliya ivuga uburyo hageze ngo umwana arapfa. Amaze gupfa ngo nta kindi yakoze, yafashe umwana aramuzamura, aragenda amushyira muri cya cyumba, amuryamisha mo hejuru, amushyira muri cya cyumba yubatse, yabubakiye, ngo amuryamisha ku buriri, maze yaka indogobe, ngo arirukanka ajya kureba ba bantu b'Imana. Gehazi ngo amubona akiri kure, abimenyesha shebuja. Shebuja ngo abona umugore arababaye, ariko Imana imuhisha kumenya impamvu y'agahinda afite. Muzi inkuru uko byagenze, yohereza Gehazi azana inkoni, ntibyemera, aba ari we wiyizira. Araza umunwa ku munwa, muzi ibyo yakoze, azura umwana yongera kumusubiza ubuzima. Iyi ni inkuru ibanziriza iyi ngiyi twasomye. Kino kintu rero uyu muntu w'Imana yakoreye abantu b'Imana gikomeza kuba ku mitima yabo. Twasomye ngo haza kugera, kandi Elisa yari yarabwiye wa mugore yazuriraga umwana ati haguruka n'abo mu nzu yawe ugenda usuhukiraho uzashobora hose, kuko Uwiteka ategetse ko inzara itera ikazamara imyaka 7. Muri make, kubera ineza yagize, kubera icyo yakoze, amenya amakuru mbere y'abandi.
Imana itegetse ko inzara igiye gutera, none uwakoze imirimo myiza ujye ugira neza, hari ibitazakugira. Ujye ukora neza, hari ibitazagira ku bana bawe. Ujye ukora neza, hari ibitazagira muri business yawe. Ujye ukora neza, hari ibitazagira mu rugo rwawe. Iyo ukoze neza ni protection, na assurance. Hari ibintu Imana ikurinda kubera ko wakoze neza. Amenya amakuru y'ibyo Uwiteka agiye gukora, abimenyeshejwe n'aba bakozi b'Imana yagiriye neza. Imana yabahaye amakuru y'ibigiye kuba, bayatangariza wa mugore wabagiriye neza. Ngo nuko umugore arahaguruka abigenza atyo, akurikije ijambo ry'uwo muntu w'Imana, ajyana nabo mu nzu ye, asuhukira mu gihugu cy'Abafilisitiya, amarayo imyaka 7, kuko Imana yavuze ko hazashira imyaka 7 hariho inzara. Haravuze ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kurahatagera ibyago. Ujye ubaho ufite amakuru ya none n'ejo hazaza. Muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gihazi, umugaragu w'umuntu w'Imana, amubwira ati ndakwinginze untekerereze ibikomeye Elisa yakoraga byose. Elisa ntakiriho, ariko hariho wa mugaragu. Umwami rero akeneye kumenya amakuru y'Imana yakoresheje Elisa, kandi uyu bari gusaba amakuru niwe wabanaga na Elisa. Ngo nuko agitekerereza umwami uko yazuye uwapfuye. Agitekerereza umwami uko yazuye uwapfuye, uwo mwanya wa mugore yazuriraga umwana abaraje, arimo aravuga amakuru y'umwana wazuwe na Elisa. Akivuga amakuru y'umwana, haba haje nyina w'umwana n'umwana yazuye. Ngo atakambira umwami ku rw'urugo rwe n'igikingi cye. Gehazi ahera karavuga ati nyagasani mwami, nguyu wa mugore n'umwana wa Elisa, we Elisa yazuye. Muri make uyu nguyu ntazi n'ibyo bari kuganira, ntazi ibyo bari kuvugaho, ntazi ikiganiro. Kumbi yinjiye ikiganiro kigezweho ari we. Wumva uburyo Imana igikora ibintu, wumva uburyo Imana igihuza ibintu. Yashatse kugutabara ntiyabura inyura, wowe uri hanze, wowe uri mu Rwanda, Imana yashatse ntago yabura inzira inyuramo ngo igutaba. Reka ngutangarize ko niba yagambire kuzana umuhesha, ntiwibaze ngo araturuka. Imana yakuriyeho ngo iraguha umuhesha uguhesha ibyawe. Sinzi igihe umaze warabibuze, sinzi aho byagiye, sinzi uwabinyaze, sinzi amaboko abifite, ariko Imana yambwiye ngo irakuzanira umuhesha uguhesha akazi, uguhesha inzu yawe, uguhesha. Hari umuhesha ugiye kuza kandi araza guhesha ibyawe. Hari ibyawe bihari, hari umugisha wawe, icyaburaga ni umuhesha ubiguhesha. Ariko nagutumwa mubwire ngo ugiye kwakira umuhesha uguhesha ibyawe. Ngo ako kanya umugore abaraje, we yinjiye atakambira umwami, amubwira ngo mwami, igikingi cyanjye, ibyanjye nasize, nkeneye kubisubizwa. Ako kanya Gehazi aherako aba abwiye umwami, aherako aravuga ati nyagasani mwami, nguyu wa mugore n'umwana we Eli. Ni ngombwa ati bamwe nakubwiraga ngaba barinjiye, utaza kugira ngo amakuru nakubwiraga ni ibihuha. None banyira amakuru, banyirayo ngaba barinjiye, none areka nge nakubwira amakuru neza na banyira ubwite bahibere. Umugore azanywe no gusaba iby'igikingi cye, asanze Gehazi atanga amakuru y'uburyo Elisa yazuye umwana we, aje ahagera. Umugaragu nawe ati nguyu wa wundi arahigere, kandi asanze bamuvugaho azanye n'ikibazo cy'uko ibye byanyazwe. Ngo umwami abibaza uwo mugore, aravuga ati reka mbaze uyu mugore noneho amakuru y'impamo, hirya yayo Gehazi ampaye, hirya y'uko yavugaga yiziraga, reka noneho mbaze uyu mugore. Ngo umwami abibaza uwo mugore arabimubwira. Urumva Bibiliya ntivuga byose, ariko umva bagiranye ikiganiro. Amubwira uburyo yabacumbikiye, amubwira uburyo yabagiriye neza, amubwira uburyo batuye ko azabyara, amubwira uburyo babyaye umwana agapfa. Ngira ngo yamuhaye inkuru y'urugendo rwose, nubwo biritavuga byose birambuye. Ngo umwami abibaza uwo mugore arabimubwira. Umwami aherako ako kanya
amuha umutware w'umuhesha, aravuga ati umugarurire ibye byose n'ibyo basaruye mu mirima ye byose, uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu ngubu. Haleluya. Reka nkubwire ngo hari ibyo wanyazwe kandi ubinyagwa n'abanyamaboko, hari ibyo utafite kubera ko nta muhesha. Ariko reka nkubwize ukuri, we wari ufite ibyo ukeneye, wari ufite ibyo wanyazwe, nagutumyeho ngo Imana igiye kuguha umuhesha uguhesha ibyawe. Umwami amaze kumva amakuru ya Gehazi, amaze kumva amakuru ya nyir'ubwite, aravuga ngo nta kindi ndenzaho, nta bandi batangabuhamya nkeneye, nta bindi bimenyetso nkeneye. Imana igiye kubikora nta batangabuhamya, Imana igiye kubikora nta bimenyetso isabye, kuko ubwayo igiye kohereza umuhesha. Birashoboka ko haje abatangabuhamya bagutangira ubutari bwo, bavuga amateka yawe yahashize ya kera, dore ko abantu bajya bitwaza kera hacu hashize bagashaka kuhatwicisha no kuhatambika imbere yacu kugira ngo tutagera aho Imana yavuze. Ariko umwami ntiyigeze akenera abandi batangabuhamya. Ubuhamya bwa Gehazi n'uyu mugore bwatumye ahamagara umutware w'umuhesha, aravuga ngo ntanze itegeko, uyu mugore genda umuhesha ibye byose, kandi uhereye umunsi yahaviriye ukageza igihe agarukiye, ibyo bahinze mu mirima ye, ibyo basaruye, buri kimwe cyose agisubizwe hatabuzeho na kimwe. Umuhesha aragenda abikora nk'uko umwami abivuze. Mbibutse ko umuhesha abaje kuguhesha ibyo wamaze kubona, ibyo wamaze gutsindira, igisigaye ni ukubigushyikiriza. Nagutumweho ngo nkubwire ngo Imana ikuzaniye umuhesha uguhesha ibyawe. Ngiye uguhanura ibyo ngibyo, nanjye mu isi y'umwuka nakiriye umuhesha umhesha ibyanjye maze igihe ntegereje. Bene da, sinzi ibyo wabuze, sinzi ibyo utegereze, sinzi ibyo ushaka, ariko akira ubuhanuzi uvuga ngo Imana ikuzaniye umuhesha uguhesha ibyawe. Ndakubwiza ukuri, ukwezi kwa gatatu kurajya gushira, bamwe mwatangiye guhura n'abahesha. Ukwezi kwa kane, reka mbabwize ngo Imana yafashe umwanzuro, igiye kukuzanira umuhesha uguhesha ibyawe mu izina rya Yesu. Bitumye nibuka b'abakobwa ba Serofati bagiye kuburana gakondo yabo, bari baranyazwe ngo kubera ko bazize ko bavutse ari abakobwa, ngo bafata urwandiko barwandikira Mose, baravuga ngo genda tubarize Imana ngo data yapfanye ibyaha bye, ntago yigeze aba mu iterano ry'abantu batuka Imana. Twebwe tuzire ko data atabyaye umuhungu, genda ubwire Imana ngo dukeneye gakondo muri bene wabo wa data. Ngo Imana ibonye ngo rwandiko, ngo ibwira Mose ngo abakobwa ba Serofati ibyo baburana n'ukuri, nibagende bahabwe gakondo muri bene wabo wa so, kandi ntihazagira umuntu wongera kurengana azize ko atabyaye umuhungu. Itegeko rirahinduka, abakobwa bahabwa gakondo ya se, bahabwa uburenganzira. Nagutumweho nkubwire ngo Imana ikuzaniye umuhesha uguhesha ibyawe. Yemwe ba mama, yemwe ba papa, yemwe basore, yemwe bakobwa, abari hafi namwe abari kure, reka mabwire ngo mugiye guhura n'umuhesha. Imana ibazaniye umuhesha, Imana itegetse umuhesha, agiye kubahesha ibyanyu mwari mwaranyazwe, agiye kubahesha ibyanyu maze igihe mutegereza. Mu izina rya Yesu, ibyo ngibyo imbaraga z'Imana zigiye kubikora. Ndagira ngo dusenge, dushimire Imana kubw'uyu muhesha. Ndumva umutima wanjye wizeye ko uyu muhesha namaze kumwakira. Umunsi umwe nzicara kuri iyi kamera, umunsi umwe nzicara kuri iyi kamera mbabwira ubuhamya bw'ibyo umuhesha nakiri yakoze. Nawe uzaduhamya muri commentaire, uzaduhamagare utubwire ubuhamya bw'umuhesha ibyo yamaze kuguhera, kuko Imana irabiremye, hirya yo kubirema igiye kubishyira mu ikivuze kingana n'ikikoze. Akira umuhesha mu mama, akira umuhesha mu papa, akira umuhesha musore, akira umuhesha mukobwa, akira umuhesha uguhesha ibyawe mu izina rya Yesu. Reka dusenge dushimire Imana kubw'uyu muhesha. Nta yindi Imana ihwanye nkawe, iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Reka tugushimire abagabo ko duhaye umuhesha uduhesha ibyacu. Imitima yacu irabyakiriye kandi kwizera n'amaboko atagaragara afata ibigaragara. Abamama baragushimiye ko babonye umuhesha ubahesha ibyabo, abasore nuko babonye umuhesha, abakobwa nuko babonye umuhesha. Twese tubonye umuhesha uduhesha ibyacu, twari tumaze igihe dutegereje, abandi bari baranyazwe. Tuzumva ubamya, tuzagushima tuguhimbaze yuko waduhaye umuhesha wo kuduhesha ibyacu mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, nimwakire umuhesha ubahesha ibyanyu mu izina rya Yesu, amen.